uyu mukobwa mwana witabye Imana imbere yanyu ngo baramushutse mujyana mu kazi agezeho kugira ngo amuhe akazi ahubwo batangira kumucuruza. Wo baramuhiga baramubura, none abamucuruzaga bamaje gukora ibyabo baramwivugana. Nyuma yo kumwivugana muta mu muhanda, uyu munsi nibwo bamutoraguye yashizemo umwuka, dore ko amusanze yarabaye nyuma yuko yari ameze gutya mbere yuko ajyanwa gucuruzwa. Ubu ngubu leta yatangiye kurangisha umuryango w'uyu mukobwa ngo baze bamutore bajye kumushyingura mu cyubahiro. Umurambo w'uyu mukobwa ngo wabusanze mu gihugu cya Mali ariho uryamye. Ibi bintu biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda kubyumva. Uyu mukobwa w'umunyanigeriya bivugwa yuko yari yaracurujwe ngo bamusanze yapfuye aryamye mu muhanda, ndetse kugeza ngo urupfu rwe rukomeje gutera urujijo. Agahinda n'akababaro byabaye byinshi nyuma y'amakuru y'urupfu rw'umukobwa w'umunyanigeriya witwaga ngo Fani wapfiriye muri Mali mu gihe bivugwa yuko yari yarajyanywe muri icyo gihugu n'abacuruza abantu. Amakuru ngo yatangajwe n'umurwanashyaka uzwi mu bikorwa byo kurwanya icuruzwa ry'abantu witwa Zeg Okwande, usanzwe azwi cyane mu gufasha abakobwa muri leta ya Benoi ndetse no gufasha abandi bantu bo muri Nigeria bajyanwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika gukora uburaya ku gato cyangwa se binyuze mu buriganya. Nkuko byatangajwe, Ngufani yari umwe mu bakobwa bivuga yuko bajyanywe muri Mali n'abacuruza abantu, ariko ubuzima bwe bwarangiye mu buryo butunguranye mbere yuko abasha gutabarwa cyangwa se gusubira iwabo. Dore yuko ngo iwabo bamurangishije bakamubura, bikarangira leta ya Nigeria itereye iyo ko nayo bwayo yari yabuze irengero rye. Icyatera urupfu rwe ngo ntabwo kiramenyekana kugeza ubu ngubu, gusa amakuru ya benshi bamubonye aryamye mu muhanda batangaje yuko byanga byakunda abantu bamwivuganye bamutaye mu muhanda, bamara kumuta mu muhanda bakirukanka kugira ngo leta ize kuza kumutoragura. Nta makuru arambuye yaratangazwa ku buzima yararemo mbere y'urupfu rwe, kuko abagiye kumucuruza kugeza ubu ngubu ntabwo barafatwa. Ibyo byose byakomeje gutera urujijo no gutuma abantu benshi baza byaba byaramubayeho nyuma yuko bamujyanye kumucuruza maze bakamusanga mu muhanda yapfuye kugeza amagingo aya. Nyuma yo gutangaza aya makuru, Zeg Okwande yasabye abantu bose baba bamuzi cyangwa se baba bafite aho bahuriye nawe gutanga amakuru kugira ngo amenyekane neza umwirondoro we ndetse n'umuryango ubasha kumenyeshwa ibyabaye maze bawutore bajya kuwushyingura mu cyubahiro. Urupfu rwa Ngufani rwongeye gukangura impaka ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu gikomeje gufata indi ntera muri Afurika, by'umwihariko mu bihugu byo muri East Africa cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye birimo na Nigeria. Buri mwaka ngo abakobwa n'abagore benshi bashukishwa amasezerano y'akazi keza, ubuzima bwiza cyangwa se amahirwe yo gukora hanze y'ibihugu byabo, ariko bamwe muri bo ngo bisanga bagize mu mutego wo gukoreshwa ibikorwa by'uburaya, imirimo y'agato cyangwa se ubundi buryo bwo kubakandamiza. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko hari abakobwa benshi bajyanwa muri imwe mu bihugu bya Afurika batazi neza aho bagiye cyangwa se ibyo bagiye gukora, bikarangira bamwe bahuye n'ihohoterwa rikomeye cyane, uburwayi cyangwa se urupfu nk'uko uyu mukobwa ngo Fani byamugendekeye. Inkuru ya Ngufani muri Afurika ngo ngiye kugaragaza ubukana bwa kino kibazo gikomeje guhangayikisha imiryango myinshi. Mu gihe rero ngo agitegereje kumenya impamvu nyakuri urupfu rwe ndetse n'ikiperereza rizagaragaza, abantu benshi bakomeje gusaba ko hakazwa ingamba zo kurwanya amatsinda acuruza abantu ndetse hagatabarwa abakobwa bakomeje kugwa mu mutego wabashukisha ubuzima bwiza nyamara bakabajyana mu mibabaro bikarangira babishe. Muri iyi minsi ngo abakobwa benshi bakomeje gushukwa muri ubu buryo, bagezwa mu bihugu bakabica amara kubica bakabataho ngo bakigendera. Urupfu kandi rwa Ngufani rwasize agahinda gakomeye cyane ndetse kandi rwibutsa benshi ko inyuma y'amasezerano meza ndetse n'inzozi zo gushaka imibereho myiza hari igihe haba hihishe agahinda gashobora guhindura ubuzima bw'umuntu cyangwa se bikamurangiriza kure y'umuryango we nk'uko uyu mukobwa byamugendekeye. Ngaye nguko rero kugeza ubu ngubu umuryango w'uyu mukobwa uracyashakishwa kugira ngo bamutore, ndetse kandi urupfu rw'uyu mukobwa rwakomeje gutera urujijo mu gihugu cya Nigeria. Mbabwanikara agace mingi n'isoko y'amakuru, naho njye bagezaga aya makuru nitwa Mwinyabari Obedi nk'uko bisanzwe. Aya akaba ari amakuru twakuraga mu mahanga. Obi Time News.